mukunzi w'umurongo wo kwezwa, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe mu biganiro. Nongeye gushimira Imana cyane kuba ikiturinze twese duhumeka umwuka w'abazima. Nkuko tumaze iminsi twigira hamwe ihame ridufasha gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, uyu munsi tugiye gukomeza ingingo itubwira ukuri kw'ibyanditswe biziranenge. Mwibutse ko muri biganiro uwo muri kumwe ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe uburyo ari ukuri kandi rikomeza kutuyobora. Data washimye ko uyu mucyo ukomeza kutumurikira kugeza ubwo Kristo azerekanwa. Ubane natwe kandi usobanure buri wese, he kugaragara ubwenge bw'umuntu ahubwo abe ari we wivugira. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko Yesu yahindutse umuntu agatura hagati muri twe, ibyo tubibona muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 14. Yohana yahamije ibyuwo avuga yeruye ati ngo uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma yanjye ni wunduta kuko yahozeho ntarabaho. Uyu nguyu Yohana umubatiza niwe wigeze kuvuga ibye, ndetse abivuga ari kuri Yorodani. Na Yohana tujya twita umuhishuzi wanditse ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana, nawe ni umwe mu bahamya ibya Kristo. Umurongo wa 14 nongere masubiremo. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase. Urumva hano Yohana umurongo wa 14 ari kuvuga ati jambo yabaye umuntu, ariko atangira avuga ko jambo ari inde. Umurongo wa mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. No umurongo wa 14 twongere tusubiremo. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase, yuzuye ubuntu n'ukuri. Hano rero Bibiliya igaragaza Yesu Kristo uwo ari we, kandi n'ababanye nawe noneho baduhamirije uko bamubonye. Ni muri ubwo buryo nanone kugira ngo dusobanukirwe n'ukuri, Bibiliya yatanzwe mu mvugo y'abantu kugira ngo Imana ishyikire ikiremwa muntu, cyangwa se yongere itwigarurire bitewe nuko Sekibi yari yaramaze kudutandukanya n'umuremyi wacu. Imana byayisabye ko jambo yigira umuntu, noneho no kugira ngo ijambo ry'Imana tubashe kuryumva, imvugo y'ijuru tubashe kuyumva no kwisobanukirwa, Bibiliya iyi tubona yatanzwe mu mvugo y'abantu. Ibi rero bivanaho rwa rujijo twabonye mu byigisho byabanje, aho abantu usanga bavuga, wababaza uti muravuga iki? Ngo turi kuvuga indimi zo mu ijuru. Uravuga ibyo mu ijuru, rindira nugera uzavuga ibyabo. Ariko niba ngo na Bibiliya ubwayo yatanzwe mu mvugo y'abantu. Iki ngiki rwose ugiceho akarongo. Ntabwo Imana ishaka yuko dusimbuka ngo tujye mu gika cyangwa se mu rundi rwego tutarageramo. Turi hano ku isi. Igihe turi hano ku isi, ubu butumwa, iri jambo ry'Imana, jambo yabaye umuntu kugira ngo twigishwe. Ndetse mwibuka na Yesu ubwo yasenga muri Yohana igice cya 17 yavuze amagambo akomeye ngo sinsaba ngo bakure mu isi, ahubwo barinde umubi. Kuko igihe cyo gukurwa mu isi no kuva ku isi ni igihe cyagenwe. Nta muntu ukihutisha, nta muntu ugomba kumva yuko bigomba kuba kubera ko ari we wabitekereje, cyangwa se ngo urajya mu butayu ujye gusenga ngo kubera amasengesho yanjye mwami shyiraho iherezo. Oya, Imana igira gahunda. Igihe gikwiriye gisohoye, Kristo yaraje acungura abanyabyaha. Igihe gikwiriye gisohoye, Kristo azagaruka, nta kizabikoma mu nkokora. Ni gute Imana yarinze ikwirakwizwa ry'amagambo yayo kugira ngo akomeze kuba y'ukuri, mu gihe ubutumwa bukubiye mu nyandiko za kera buhindagurika, ukuri kw'ingenzi ntiguhinduka. Ni ukuvuga ngo hari igihe inyandiko bashobora kuvuga bati mu Kigereki yanditswe gutya, mu Giheburayo yanditswe gutya, noneho ugasanga guhuza izo ndimi za kera zakoreshwaga, mu by'ukuri hari ibigenda bihindagurika mu buryo bw'ikibonezamvugo, cyangwa se bitewe n'igihe aho kigeze no ku buryo bwo kunguka amagambo mashya. Ariko ibyo ntabwo bivanaho kuri kw'ibyanditswe byera.
buya rwose ukuri gukomeza kukiri kwa kuri. Nubwo abandukuye n'abasobanuye Bibiliya mu ndimi hari amakosa mato bakoze, ubushakashatsi bugaragaza ko amenshi muri ayo makosa yaterwaga mu by'ukuri no kudasobanukirwa. None se reka nguhe urugero. Iyo ugeze muri Bibiliya ugasoma mu kinyarwanda cyacu n'urugero ukabona ngo nuko ngo uwo mwenda ngo uzabe ngusa n'umukara wa kabayonga. None se umukara wa kabayonga koko mu by'ukuri uwo mukara wawumenya ute? Kubera iki? Abasemuzi bo mu Rwanda igihe basemuraga Bibiliya, ubururu buvugwa muri Bibiliya bwari bwangaga umwenda wo mu buturo bwera, babuze uko babugereranya, ayo mabara bari batarabona uko bayita. Noneho mu Rwanda umuntu wari wambaye uwo mwenda, abazungu babereka bati dore iryo bara rivugwa hano risa n'uriya mwenda, ni umugabo witwaga Kabayonga wabaga ku Gisozi. Baza kubona Kabayonga uwo mwenda yambaye niwe uhuje neza n'ibara ry'umwenda wagaragaraga mu buturo bwera. Noneho barangije mu kujya gusemura bakira mu kinyarwanda bati uwo mwenda uzabe ari umukara wa Kabayonga. Abanyarwanda abantu bazabona Kabayonga uwo nguwo ubusara cyariho ko yasinzira atagihari. Nta nubwo bamwe bashobora no kuba barabonye n'uwo mwenda yambaraga, ariko babuze uko babigenza bati ni umukara wa Kabayonga. Urumva Imana ariko ikemera ko ibyo bintu byandikwa kubwo kugira ngo ikomeze isigasire, ikazagenda abantu biga bakamenya indimi bagasobanukirwa ibintu n'ibindi kugeza ubwo bazamenya iryo bara neza uko ryari rimeze. Urumva rero hari utuntu twagiye tuboneka, ariko mu by'ukuri bitabujije ko ukuri kwa Bibiliya guhari. Noneho ngo nubwo abandukuye n'abasobanuye Bibiliya mu ndimi hari amakosa mato bakoze, ubushakashatsi bugaragaza ko menshi muri amakosa yaterwaga mu by'ukuri no kudasobanukirwa. Bimwe muri ibyo bibazo bivuka igihe abantu basomye amateka ya Bibiliya n'imico iyibonekamo bashingiye ku bwenge bwabo. Dukwiye kwemera ko abantu batabasha kumenya ibintu uko byakabaye. Iby'Imana bimenya igice rwose. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi wa none reba imyaka ishize turakiga ibijyanye n'umuremyi wacu, kandi nabwo tumenyaho gato. Nugera ahantu ukavuga ngo umva rero ngo iby'Imana ngo jyewe narabiminuje narabirangije, ukavuga uti jye navuye mu itangiro ngeza mu byahishuwe nta kindi gishigaje, uzabura uwo kubabarirwa. No mu ijuru tuzahora twiga nkaswe hano mu isi, no mu isi nshya tuzahora twiga ngo iby'urukundo rw'Imana rutarondoreka. Dukwiriye kwemera ko abantu batabasha kumenya ibintu uko byakabaye rwose, bityo ayo makosa mato no kudasobanukirwa kimwe kw'abanditsi bibasha kuboneka mu byanditswe biziranenge. Ntibikwiriye gutuma duta icyizere tubifitemo, ahubwo kenshi biterwa n'ibitekerezo byacu bigufi. Mbese Imana yahindurwa inyabinyoma nuko tutabashije gusobanukirwa n'interuro cyangwa amagambo yayo mu buryo bwuzuye? Ni ikibazo kirimo hano. Bishoboka ko tutasobanukirwa na buri jambo ryo mu byanditswe, nyamara si na ngombwa. Hari aho dushobora kugera tugasanga ntitubyumva pe. Turamutse tubimenye Imana ishimwe, ariko uramutse utabimenye senga uvuga uti Uwiteka hasi impumvise. Twabonye ko ubushize na Daniel ubwe n'abahanuzi bageze igihe bakajya bavuga ati ibi ndumva ntabyumva, agafata umwanya ati nkeneye gusobanukirwa ibi bisobanura iki. Nawe pfuka musenge, titiriza Uwiteka mubwira uti Imana nubwo aha hantu masonye simumve neza, nzi yuko nkunda, igihe runaka n'ikigero uzamfashe sobanukirwe n'ibyanditswe muri murongo. Imana ibasha gukoresha umuntu nkawe akaza akakungura ubwenge. Imana ibasha gukoresha ubundi buryo bwayo, ubasha no kubisobanukirwa mu nzozi mwiyerekwa, ibyo twarabibonye. Ubasha no kubona uburyo icyigisho kigira mu byaremwe, ibyo ngibyo nabyo bigatuma usobanukirwa na hantu tumvaga. Nibyo ubona ku isi imihindagurikire y'igihe ibasha gutuma usobanukirwa n'ibyari byarakubereye ubwiru, ukavuga uti noneho ndabibonye, ibi nibyo bya bindi byahanuwe bimwe nasomaga sinumva ibyo ari byo. Nuko nguko abantu b'Imana bahoraga bihangana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tumubwira ngo uwihangana kageze imperuka niwe uzakizwa. Ni ukwihangana impande zose, ntabwo ari ukwihangana kw'igice. Ntabwo kuba haboneka utuntu runaka twagiye duturuka ku bumenyi buke n'ubushobozi bukeya bw'abasemuzi byakwitirirwa Imana ngo bitume habaho gupfobya ukuri kw'ijambo ryayo. Ibi ni nawo mutego abantu bajya bakunda kugwamo, ugasanga ngo nurebe ngo hari ibyo Matayo atahuje na Mariko, hari ibyo Mariko atahuje na Luka nawe hari aho anyuranya na Yohana. Ni reka da si ukunyuranya abanditsi babiri bagiye buzuzanya, ahubwo ugira ingorane iyo ugiye gusoma ibyanditswe byera ukabisomera mu mubiri. Ni nka wa wundi ushobora kugenda agakurikira icyigisho cyangwa ikibwirizwa akacyumvira mu mubiri. Ubundi igihe ijambo ry'Imana rivugwa wagombye kuba usenga uvuga uti Uwiteka ubutumwa butambutse ntabwo ijambo ryawe rizagaruka ubusa niko byavuzwe, umfashe kugira ngo ntore mu icyanjye.
kuko nuvuga ngo hari igihe ubwo butumwa bubasha kugira uwo bifasha, hari nk'uko ushobora gutega amatwi kubera kuri mu mubiri ufite ibindi ugendereye ukabura icyo ufata pe, nyamara atari ukuvuga yuko ubutumwa bupfuye ari buzima, ahubwo ari ukubera ko wowe wamaze gutana. Bishoboka ko tutasobanukirwa na buri jambo rwose. Ubuhanuzi bugenda busohora bushimangira imbaraga y'ukuri kwa Bibiliya. Nubwo hakozwe ibishoboka byose ngo Bibiliya itsembweho. Rwose ibi byarabaye, igihe cyarageze abantu bafite Bibiliya bagirirwa nabi, yewe ndetse abahamyaga ibya Kristo bagirirwa nabi, bamwe baricwa, abandi bagiye bajugunyirwa intare zikabatanyaguza ku manywa y'ihangwa, abantu babireba nk'ibirori, abandi bagahambirwa ku biti bakabashyiraho bakabakongeza bameze nk'aho ibyo biti babahambiriho byahindutse nk'amapoto y'amatara amurikira abantu ku mihanda. Abantu bakumva yuko ibyo ngibyo binejeje, bazira iki? Yuko bari guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana, yuko bari kwerekana ko ijambo ry'Imana ridahinduka, yuko bavuga bati mu ijuru hari Imana yaturemye, niyo yaremye ibintu byose. Abantu bakazira ibyo ngibyo, barangiza bati twamaze kubona umucunguzi Yesu Kristo umukiza wari mu isi, yaraje, ntama w'Imana, ijambo wigize umuntu yaraje araducungura, turahamye ibye. Kandi kimenyimenyi yashyizwe mu gituro, arazuka ku munsi wa gatatu, azamuka ku manywa y'ihanga, abantu babibona ari mu ijuru, kandi azagaruka kutujyana. Maze ugasanga ibyo ngibyo byose ababihamije baravuze bati aho kugira ngo twumve ayo magambo yabo, ni mu bice baveho, maze hagakorwa ibirori bikomeye. Ndetse bivuga yuko hashobora kuba harishwe abakristo barenga 50,000,000 bazira guhamya ijambo ry'Imana. Nubwo Satani yakoresha uburyo bwose kugira ngo Bibiliya n'abavuga ibyayo batsembweho, yakomeje kurindwa kubwo kuri kwayo gutangaje. Amen. Ijambo ry'Imana ryakomeje kurindwa, Imana iraririnda. Tekereza kuba dufite iki gitabo kera, uyu munsi wa none kikaba kikiriho, cyanditswe mu myaka isaga 1500, uhereye ku mwanditsi wa mbere kugeza ku wa nyuma. Nuvuga ngo uhereye kuri Mose ukageza kuri Yohana umuhishuzi, kandi cyandikwa n'abantu basaga 40. Abo bantu bagenda bahuriza ku muremyi umwe, bavuga umucunguzi umwe, bamwe bamuvuga ataraza, abandi bamuvuga yaramaze kuza, bagaragaza yuko Imana yamaze gusohoza ibyo yasezeraniye umunyabyaha. Mu by'ukuri ukaba ukwiye kureba, mbese iki gitabo nubwo cyarwanijwe bingana bityo, reba abantu bapfuye. Iyi Bibiliya iyo tuyisoma, iyo tuyiga, tujye tumenya ko buri rupapuro rwayo rusa naho rufite sinyatire y'amaraso y'abantu bemeye guhara ubugingo bwabo, bakemera kwitanga kugira ngo ubutumwa bw'Imana babutange buzakugirira akamaro. None se birakwiye ko ab'iki gihe cya none ijambo ry'Imana turifata tukarikerensa? Aho waba uri hose unkurikiranye muri uyu mwanya, hari abantu bakurikiye iki cyigisho bari muri Amerika, hari abakurikiye iki cyigisho bari Burayi, hari abari muri Afurika, hari abari mu Rwanda. Ndagira ngo ubwire yuko aho waba uri hose ahakuzengurutse ubasha kuhabona ibimenyetso by'uko Kristo ari bugufi kugaruka. Ariko ibyo ngibyo nubwo abantu bagiye batotezwa bakarenganywa, Imana ikarinda ijambo ryayo. Ndagira ngo nguhamirize yuko nubwo uyu munsi wa none havuka imbaraga idasanzwe ikavuga ngo ugiye gutsemba ukuri kw'Imana mu isi, ntabwo kuzigera gukurwaho, kuko na nyirako uguhagarariye ni muzima, kandi ntabwo abasha gutsembwaho byiteka. Dukwiye gushimira Imana rero ko yakomeje guhagarikira ijambo ryayo, kandi ikaba igikomeje kurinda itorero ryayo. Iyo ugereranyije inyandiko zavumbuwe mu nyanja y'umunyu n'inyandiko za vuba zo mu isezerano rya kera, ubasha kubona ko zandikanywe ubwitonzi, zigaragaza icyizere n'ukuri kw'ibyanditswe biziranenge, nk'ibyahishuwe by'ukuri kudatsindwa k'ugushaka kw'Imana. Ibyanditswe byera, ibikubiyemo zaba inyandiko za kera n'iz'ubu, zigenda zigaragazwa n'abahanga bacukumbuzi bagenda bashakashaka mu bisigazwa by'ubutaka cyangwa se ahantu mu buvumo. N'uyu munsi wa none ibigishyirwa habona byose ni ibigaragaza ko ukuri kw'ijambo ry'Imana kutabasha gutsindwa. Gitabo cy'ingenzi muri wowe, mabona ubwiza bw'Umwami wanjye, ibyanditswe byawe binyigisha iby'umunezero nzagira. Ubushobozi bw'ibyanditswe byera. Ibyanditswe bifite ubushobozi mvajuru, kuko Imana ivugira muri ibyo binyuze muri Mwuka Muziranenge. Niyo mpamvu igihe twiga ijambo ry'Imana tutagomba kuryiga nk'abasoma ikinyamakuru. Iri jambo nongeye kurisubiramo kubera ko n'ubushize nabivuze. Ntabwo tugomba kwiga ibyanditswe byera nk'abasoma ikinyamakuru. Bityo Bibiliya ni ubuhamya bwanditse bw'ijambo ry'Imana. Mbese igitekerezo kirasobanutse, kandi se ibyanditswe biziranenge bifite uruhe ruhare ku buzima bwacu no kugushakashaka ubumenyi buruseho
kwacu. Mbese ibyo byadufasha iki? Kuba umuntu yarushaho gushakashaka no gucukumbura no kugira ngo amenye ibirenze ibingibi ubasha kubona by'uyu mwanya. Hari icyo tukwiye kumenya kimwe, hari ibihamya by'ibyanditswe byera ubwabyo. Abanditsi ba Bibiliya bahamya ko ubutumwa bwabo buza mu buryo butaziguye buturutse ku Mana. Ni ijambo ry'Uwiteka ryaje rikagera kuri Yeremiya, Ezekiyeli, Hoseya n'abandi. Iyo turebye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri n'uwa 9 hatwereka uburyo Yeremiya avuga uburyo ijambo ry'Uwiteka ryamujeho. Hoseya nawe nuko mu gice cya mbere umurongo wa mbere, Ezekiyeli igice cya mbere umurongo wa 3. Aba bantu bose wenda dushobora kureba nko muri Ezekiyeli, reka dusome byibuze umurongo umwe muri iyi ngiyi kugira ngo twumve mbese aba bantu ijambo ry'Imana ryabazagaho gute. Ezekiyeli igice cya mbere umurongo wa 3. Ezekiyeli aratubwira iki? Wenda ntaragera kuri murongo, mwibuka yuko twagiye tuvuga yuko Bibiliya igiye kubiyemo n'amateka. Ibyo bikadufasha kugira ngo tumenye igihe yandikiwe n'abanditsi bayo. Nk'ubu Ezekiyeli atangira igice cya mbere, mwumve ngo mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 5 w'uko kwezi nari imbohe ku mugezi Kebari. Urumva mu yandi magambo nuvuga ngo umuntu uri gusoma ibingibi mu mwaka wa 2021 yagombye kumva ko ubwo ari amateka agomba kujya kwiga akareba mbese muri uwo mwaka 30 mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 5 w'uko kwezi aho avuga ngo yari imbohe ku mugezi Kebari. Ijuru rirakinguka maze mbona ibyo neretswe n'Imana. Noneho umurongo wa 2, ku munsi wa 5 w'ukwezi hari mu mwaka wa 5 umwami Yehoyakini ajyanywa ari imbohe. Urumva amateka. Ijambo ry'Uwiteka ryeruriye ku mutambyi Ezekiyeli mwene Buzi ari mu gihugu cy'Abakaludaya ku mugezi wa Kebari. Aho niho ukuboko k'Uwiteka kwamujeho. Noneho urumva hano harimo harasobanurwa Ezekiyeli wanditse aho yarari, igihugu yararimo, uburyo yari imbohe n'uburyo Uwiteka yamugendereye kandi ari imbohe, ari imfungwa. Muntu w'Imana, Imana yacu iratangaje. Ubasha kuba uri imbohe, ubasha kuba uri umuntu utotezwa, ubasha kuba warahawe akato, ariko Imana yo mu ijuru ntabwo igiha abantu akato. Imana yo mu ijuru ntawe igishyira muri gereza, ahubwo nuvuga ngo ahantu hose Imana nta rukuta rwabaho, nta gihome ntamenwa k'Uwiteka. Aho waba uri hose Imana irahagera, kandi ikibigendere nubwo inyuma ushobora kubabazwa, ikibigendere n'umutima wawe. Kubera iki? Ibi byose tubona, waba ufite uburanga, waba ufite ubwiza bumeze gute, dore ko hariho n'abayihinduza akavuga ngo arabona yirabura arashaka ko umwera, agasanga ari umwera avuga ati ndashaka kwirabura, abandi akumva ari mugufa akavuga ati nimurebe uko muntera mu izindi ngingo uburebure bwanjye buzamuke. Ibyo byose ntacyo bivuze ku Mana. Icyo Imana ishaka ni umutima. Iyo Imana yamaze gushyikira umutima wawe, umubiri wawe uhinduka urusengero rw'Uwiteka. Ukubaho ubaho unyuzwe kandi ukabaho ushima Imana, ukabaho uhesha Imana icyubahiro. Hano rero nuvuga ngo yaba Yeremiya, yaba Ezekiyeli, Hoseya n'abandi, abo bantu bose ijambo ry'Uwiteka ryagiye ribazaho, yaba Yoweri, yaba Yona, nk'uko twagiye tuyibona nawe Imana imutuma ikanamubwira akageza igihe avuga ati jyeweho uramenye ndahunze ndagiye. Tubona nanone Hagayi nawe nk'umuntu Imana yagiye ikoresha nk'intumwa y'Uhoraho. Mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma gice cya 36 umurongo wa 16, abahanuzi b'Imana bategekwaga kuvuga mu izina ryayo bagira bati ni Uwiteka avuga. Amen. Ntabwo bavugaga ubutumwa bavuga ngo mwumve rero ngo hari igitekerezo twagize ngo maze gusuzuma maze kureba ngo numvise hari binje mu oya, ahubwo bavuga ngo ni Uwiteka avuga. Ezekiyeli igice cya 2 umurongo wa 4. Ese atubwira ngo iki? Haravuga ngo abana babo ni abashizi b'isoni b'imitima inangiwe, nibo ngutumyeho maze uzababwira uti uku ni ko umwami Uwiteka avuga. Urumva bwabaga ari ubutumwa hawe n'Imana, ntabwo bwabaga ari ubutumwa bwe. Si uwo gusa na Yesaya igice cya 7 umurongo wa 7. Yesaya nawe Imana imuha ubutumwa, yashatse kugira ngo abantu bamenye yuko ubutumwa avuga atari ubwo yihimbiye cyangwa se atari ubwamuvuyemo. Igice cya 7 umurongo wa 7 havuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Uwiteka aravuze ngo niba ugira ibyo uhangana nabyo, ukagira ibyo urwanya, ujye utinya icyo Uwiteka yavuze. Ujye wirinda muntu w'Imana kugira ngo utazarengera ukikururira akaga kabasha kukugeza. Aya magambo ya Ezekiyeli ndetse na Yesaya agaragaza inkomoko n'ubushobozi mvajuru. Rimwe na rimwe umuntu Imana ikoresha yifashisha ibyo bamubanjirije cyangwa se abandi bahanuzi z'intumwa Imana yagiye ikoresha kugira ngo aze abisongera. Matayo yerekeza ku mbaraga y'ishoreye abahanuzi bo mu isezerano rya kera muri aya magambo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore.
nkuko tubibona muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 22. Yavugaga ibijyanye n'ivuka rya Kristo, avuga ibijyanye n'ubuhanuzi, uburyo marayika w'Imana yaje akavuga ati Yosefu witinya kurongora umugeni wawe Mariya kuko inda afite ari ya Mwuka Muziranenge, azabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Ibyari byarahanuwe byavugaga amazina y'uko azitwa Uhoraho, igitangaza, data wa twese, Emanueli. Ibyo ngibyo Yesaya yarabihanuye n'abandi, ndetse hari hanuwe naho azavukira Betelehemu, umusozi uravugwa. Uvuga ngo iyo umuhanuzi, intumwa y'Imana yavugaga, yagendaga afata reference yishingikiriza no ku wundi butumwa bigaragaza ikirero. Bari n'abantu biga ibyanditswe, ntabwo yabaga aho ngaho gusa ngo arindire ngo Imana ngo reka ngo iby'izama ngo nzavuga ibyo, ahubwo bafataga n'umwanya bagasoma ibyanditswe. Na Yesu ubwe yajyaga afata umwanya agasoma ibyanditswe, kandi ari we nkomoko yabyo. Ariko ugasanga agana n'abantu bavuga ati ariko se mwe mwasoma iki mu byanditswe? Ntimuzi ko ibyanditswe bivuga gutya na gutya? Muntu w'Imana, wowe urinde rero ufata ibyanditswe byera ukabitesha agaciro, ntufate umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ahubwo ukamera nk'umwana uhora atapfunirwa. Ntabwo ikiri ari igihe cyo gutapfunirwa ngo urindire ngo bazanyigira. Oya, umuntu wese ubu tugeze mu gihe ugomba gutungwa n'ibyo kurya wariye. Niba udafata umwanya ngo urye, Eliya niwe marayika w'Iteka amubwira ati wongere urye kuko iri gaburo uzarigendera igihe kirekire. Ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi byarasohoye rero. Avuga umwami Imana nk'umwanditsi nyawe ufite ubushobozi, akavuga umuhanuzi nk'igikoresho cy'Imana. Petero ashyira inyandiko za Paulo mu rwego rw'ibyanditswe biziranenge, nkuko tubibona mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15 na 16. Kandi na Paulo abihamya agira ati kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabimishuriye. Paulo arimo anagaragaza uwamuhaye ubutumwa avuga uwo ari we, ati ntabwo ari abantu ubutumwa mvuga babumuhaye, ahubwo ni Kristo ubwe wabumpaye. Mwibuka yuko uyu Paulo ninde? Paulo ni wa wundi witwaga Sawuli, wajyaga arenganya itorero ry'Imana. Ariko igihe kiza kugera ubwo hari mu rugendo agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, Kristo aramubonekera avuga ati Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Undi atese urindi uwo ndenganya? Undi ati ndi Yesu Kristo, abo bantu uri mugirira nabi uhemukirana ubwoko bwanjye. None nawe rero iryo shyaka ufite ryo mu bibi ryo guhemuka, hindukira rwose urikoresha, ahubwo wamamaza inkuru nziza y'agakiza. Ndagira ngo shimira Imana ko Sawuli ari we waje guhinduka Paulo, atigeze yinangira, ahubwo Yesu Kristo ubwe amwivugishirije, amwimenyesheje. Yumvise iryo jwi, arangije aravuga ati nanjye rero ndagira mbabwire. Kubera iki? Yagize ingorane bwa mbere, abantu batangira kumuhunga, ntibumvaga yuko yihannye by'ukuri. Baramubonaga bagatinya bati buriya nama yari ari gukoresha kugira ngo atugirire nabi, ariko yari yarihannye, yari amaze kuba umuntu w'Imana. Arangije aravuga mu Bagalati igice cya mbere umurongo wa 12 ati kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabimishuriye. Yagaragazaga inkomoko y'ubutumwa avuga aho yabuvanye. Abanditsi b'Isezerano Rishya bamenye amagambo ya Kristo nk'ibyanditswe, kandi bayafata nk'ayambitswe imbaraga imwe nk'inyandiko zo mu Isezerano rya kera, nkuko tubibona mu rwa mbere rwa Timoteyo 5:18 na Luka igice cya 10 umurongo wa 7. Ariko igihe nyir'isi umbwira iby'urukundo rw'Imana, ntarushaho gusobanukirwa n'umunezero wo mu ijuru. None se Yesu n'ubushobozi bw'ibyanditswe byera twabihuza gute? Mu murimo we Yesu yashimangiye ubushobozi bw'ibyanditswe igihe yageragezwaga na Satani, cyangwa se igihe yajyaga impaka n'abanzi be. Ijambo yagiye akoresha ni handitswe ngo niyo yari intwaro ye, intwaro ikomeye. Nuvuga ngo tugomba kumenya ko gutwara ijambo ry'Imana nk'inkota ryo kudufasha guhangana na Sekibi nibyo bizatugira umumaro. Tubibona muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 7 ndetse n'uwa 10, na Luka igice cya 20 umurongo wa 17. Ibyanditswe byera, gukoresha ijambo handitswe ngo nibyo byamufashaga gutsinda urugamba. Ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi ugaragaza ngo hari igihe kizagera abizera nyakuri babazwe ibyo bavuga inkomoko yabo.
igihe bazaba ari imbere y'abacamanza, igihe bazaba ari imbere mu nteko zibakikije babazwa impamvu zo kwizera kwabo, ngo nibwo bazasobanura bavuga bati ibi tuvuga byanditswe gutya kandi bimubona biriho, ni ubuhanuzi busohoye bwanditswe igihe iki n'iki, bwanditswe n'umuhanuzi uyu n'uyu, maze ngo bamwe bagire uburyo mwuka w'Imana acengera mu mitima yabo, kuko batari barigeze bumva ubutumwa nk'ubwo, nabaho kugira ngo babacire imanza cyangwa babarenganye, bafate icyemezo cyo kwihana, cyo gufatanya nabo urugendo. Muntu w'Imana rero ugomba kumenya ko handitswe ngo ni intwari ikomeye cyane ugomba gukoresha muri uru rugendo turimo. Yesu yaravuze ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Ubwo yabwiraga ni Sekibi, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Hari abantu usanga bahora birukanka ku mukati, bahora birukanka bashakisha imibereho, igihe cyo gusenga kikabura, igihe cyo kugira ngo bahe Imana kikabura. Ntabwo umuntu atungwa n'imikati gusa n'umutsima gusa. Mumurebe abantu bagiye bashakisha umutsima, bagashakisha imibereho, abapfuye bataragera no ku rugero rwo kunyurwa ni bangahe, kandi bakabisiga. Bibiliya uzi ukuntu ivuga, ngo barabirunda bakabikusanya bikazaribwa n'abatarabiruhiye, ndetse yewe n'igihe cyo kumushyingura habe n'abike bamusigira. Reka da, none si kuzimu ko atarya, ntazajya no kuretira niba ari n'amasheka yari afite ngo ajye muri banki, nubwo yaba yari afite makarita ameze ate, ntazagenda ngo ajye kuri cya cyuma ajombe mavanemo amadolari angana iki. Reka da, ahubwo baranamusaka no mu mifuka bakareba hose ko hari icyo ajyanye, kugira ngo agende cyo uko yaje agende ntacyo ajyanye. Muntu w'Imana ugomba kumenya yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa. Kristo yarabishimangiye ati ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ugomba guha Imana umwanya mu mibereho yawe, mu byo ukora byose, muri business zose wirukankamo. Niba uri n'umuyobozi runaka, umwanya wose waba urimo, fata n'igihe cyo guha Imana umwanya, kuko ibindi byose ushobora gukora neza ugashimwa pe, ushobora no guhabwa imidari, yewe ushobora no kuzamurwa mu ntera, ariko urya munsi Kristo azagaruka ntabwo uzamukangisha ngo nari mpugiye mu mirimo iyi n'iyi, ahubwo ikizaba kigenderewe mbese iby'ijuru wabihaye akahe gaciro, igikorwa Imana yagukoreye ikemera gutanga umwana we w'ikinege, inyiturano yacyo wakitwe, mbese wakiriye ubwo buntu Imana yakugiriye cyangwa warabusuzuguye. Nibyo gusa, ndetse ni nayo mpamvu tubona mu byahishuwe ngo nuko mbona abakomeye, aboroheje, ndetse n'abatindi n'abakene n'abagaba b'ingabo n'abami bose ngo bihisha munsi y'ibitare bavuga bati nimutugweho, ngo kugira ngo duhunge twihishe amaso yicaye kuri ya ntebe. Kubera iki? Iby'ubushobozi, iby'icyubahiro, iby'amabanki, iby'indege, iby'amamodoka kayabo utasobanura, bivuga ngo ibyo byose bizaba byamaze guta agaciro, ntacyo bizabikumariye. Umuntu avuga ngo ndahungiraho yicaye kuri ya ntebe, bigaragaza ko abantu bagiye bashaka ibidashakwa, bahugiye mu bitagira umumaro, bahugiye mutazabasha kubarengera. Hano rero Kristo yagaragaje ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Impamvu iyo ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe, umenya ikintu cyose umwanya wacyo, umenya ikintu cyose igihe cyo kugikora. Ni ukuvuga ngo uba ufite ubwenge mvajuru, uba uri igikomanga, uba ufite ijambo ry'Imana rivuga ngo muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, uba unyuranye na rubanda, ugira uko ugenda, ugira uko uvuga, ugira ukuntu witwara binyuranye n'abandi nk'umwana w'igikomangoma. Emmanuel kubyerekeranye n'abamubazaga uburyo bashobora kwinjira mu bugingo bw'iteka ryose, yarabasubizaga ati byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo ni iki? Ibi tubibona muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10:26. Yesu yashyiraga Bibiliya hejuru y'imitekerereze yose ya kimuntu, yacyahaga Abayahudi kuko bari barashyize ubushobozi bw'ibyanditswe ku ruhande, bari barabishyize ku ruhande batabyitayeho. Tubibona muri Mariko igice cya 7:4 kugeza 9. Nanone kandi akabararikira kwiga ibyanditswe biziranenge bitonze cyane, ababwira ati nimwari mwasoma mu byanditswe. Ibi tubibona muri Matayo 21:42, ndetse na Mariko igice cya 12:10, ndetse n'umurongo wa 26. Yizeraga bidasubirwaho ubushobozi bw'ijambo ry'ubuhanuzi, kandi akagaragaza ko bimuhamya. Yaravuze ati ibyanditswe birampamya, iyo mwizera Mose nanjye munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. Bivuga ngo Mose ntabwo yavugaga ibye, kandi ibyo yakoraga byasuraga uzaza. Yesu arangije rero ati iyaba mwizeraga Mose nanjye mwarabashe kwizera ibyo navuze, kandi mwaramenye, kuko Mose nige burya ibyo yavugaga n'igihe yavugaga. Ibyo tubibona muri Yohana igice cya 5:39 n'uwa 46. Igihamya cyemeza abantu ko umurimo wa Kristo ari mvajuru cyari gishingiye mu gusohoza ubuhanuzi kwe bwo mu isezerano rya kera, nk'uko biri muri Luka 24:25 kugeza 27. Kubw'ibyo rero Kristo yemeraga bidasubirwaho ibyanditswe biziranenge n'ihishurwa ry'imbaraga z'ubushake bw'Imana ku nyoko muntu aho ivi kagera. Yabonaga muri byo ubumwe bw'ukuri, ihishurwa ryuzuye
ryahawe abantu kugira ngo ribavane mu mwijima no mu mihango ipfuye n'ibihimbano by'abantu, ribageze mu mucyo w'ukuri wo gusobanukirwa iby'agakiza. Muntu w'Imana, Imana ishaka ko dusobanukirwa n'ibijyanye n'agakiza kacu. Ntabwo Imana ishaka yuko tugendera mu kigare. Na Kristo nibyo ngibyo yagerageje kurarikira abantu ati mwirinde be kubataniriza mu nyigisho zahimbwe n'abantu ngo abantu bakurure. Njya mbabazwa no kubona abantu, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abantu ubona beza rwose, ariko ugasanga baramurindagije, haragenda akajya ngiyo, akajya mu bihuru, akajya ahantu hatandukanye, ugasanga arica amategeko, ntazi yuko Bibiliya ivuga ngo umutware ntatwarira inkota ubusa. Ubuyobozi burashyiraho gahunda akanyuranye nayo, kandi ugasanga aravuga ngo ari mu Mana. Igihe cyose batakubujije gusenga Imana, igihe ijambo ry'Imana ntawe ari kwambuye, kuki utakumvira ngo ufate umwanya niwe wawe wicara usenge utuze? Igihe turimo hari igihe Satani avangira abantu. Ijambo ry'Imana ntawakubujije kurigira, ntawakubujije gupfukama ngo usenge, kandi ntabwo iteka Imana ikorera mu kivunge. Imana ishaka gukorana n'umuntu ku giti cye. Noneho ugasanga Satani afite bakoresha kugira ngo bikurureho abantu, babibaburireho. Umuntu ati gewe rero rwose numvise muri gewe binjemo ko ngomba kurarika abantu nkabegeranya maze tukagomera amategeko. Uzajya muri gereza kandi uzaba wizize. Imana igira gahunda, ijambo ryayo ryatanzwe muri gahunda. Hano mu isi abana b'Imana bagira gahunda nk'uko babyitoza, kuko no mu ijuru aho tujya hari gahunda. Igihe cyose ugendera ku murongo, ugenda utambika unyura iburyo n'ibumoso, ujandajanda rwose, Bibiliya ibyo ivuga ni ukuri ngo umutware, umuyobozi ntatwarira inkota ubusa. Ibyo rero igihe haramutse agushyize kuri gahunda, ntuzagire ngo yarengereye. Ni ububasha yahawe n'Imana, n'ijambo ry'Imana ribihamye. Ni wowe werekana imigambi yose ya Yesu umukiza wanjye. Muri wowe niho hari ubwenge n'ubuhanga butarondorwa. Mwuka Muziranenge n'ubushobozi bw'ibyanditswe byera. Mu mibereho ya Yesu hano ku isi, abayobozi b'idini n'imbaraga itaragiraga icyo yitaho, ntibasobanukiwe n'uwo yari we. Rwose wasangaga no mu ivuka rye bari bibereye aho badamaraye, bigeze igihe abantu bazavuga bati twabonye ikimenyetso kigaragaza umwami wavutse, mbese mwatubwira bati reka daba. Inkuru zirabageraho, bajya gushakisha, bari bajya gushaka mu mizingo muri icyo gicuku. Noneho barangije baravuga bati dusanze cyakora ashobora kuvukira i Betelehemu. Nta nubwo bavuze bati reka tubyuke twirukanka tujye kureba niba ari byo. Reka da, aho barabwira ngo nimugende murebe. Batuma no kuri Herode wari ubatumye hati mumbwire mwe bayobozi mu by'idini mumbwire ibyo bintu. Barangije bati cyakora twumvise ari Betelehemu, birashoboka yuko byaba ari byo, nta wabimenya. Hari uwagiye yose byibuze ngo agira amatsiko avuga ati reka njyane n'abanyabwenge njye kureba ibi bintu bavuze ko byaba ari ukuri. Reka da, kubera iki? Satani yamaze kubatera ikinya. Bamwe bibwiraga ko yari umuhanuzi nka Yohana Umubatiza, Eliya cyangwa Yeremiya, mbese nk'umuntu usanzwe. Nuko bamubaraga. Ubwo Petero yamenyaga Yesu ko ari Kristo umwana w'Imana ihoraho, Yesu yerekanye ko uko guhamya kwashobotse biturutse mu mucyo mvajuru. Kuko Yesu yarabaje ati ese rubanda banyita nde? Mwebwe munyita nde? Noneho Yesu mu kuganira n'abigishwa be abwira Petero, aravuga ati Petero, ntabwo inyama n'amaraso aribyo bibashije kugusobanurira icyo gisubizo utanze, ahubwo ni mwuka w'Imana ugukuvugiyemo, ni Imana iguhishuriye icyo gikorwa. Pawulo rero ashimangira ko ibyo narivuze tubibona muri Matayo 16 umurongo wa 13 n'uwa 17. Pawulo ashimangira ukukuri agira ati nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe na Mwuka Muziranenge, nkuko tubona mu rwambere rw'Abanyakorinto igice cya 12 umurongo wa 3. Uko niko biri no ku ijambo ryanditswe ry'Imana. Hatabaye Mwuka Muziranenge ngo amurikire intekerezo zacu, ntitwabasha gusobanukirwa Bibiliya, habe no kuyimenya nkigaragaza imbaraga z'ubushake bw'Imana, kuko nta wamenya iby'Imana itekereza uretse Mwuka wayo. Nta muntu ubasha kubimenya. Ibyo rero tubibona mu rwambere rw'Abanyakorinto igice cya 2 umurongo wa 11. Ijambo ry'Imana rikomeza rigira riti ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bwa mwuka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya usanga abantu bakerensa iby'iri jambo, kuko kuri bo ni ubupfu.
nyamara mu gihe ari ubwenge ari n'imbaraga ku bana b'Imana. Ibi rero tubibona naryo mu rwambere rw'Abanyakorinto 2:14. Bityo rero ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ndetse ni ubupfu kuri bo, nk'uko bigaragara mu rwambere rw'Abanyakorinto 1:18. Ubufasha bwa Mwuka Muziranenge wenyine, wa wundi urondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana, nk'uko tubona mu rwambere rw'Abanyakorinto 2:10, nibwo bwonyine bushobora kwemeza umuntu iby'ubushobozi bwa Bibiliya nko guhishurwa kw'Imana n'ubushake bwayo. Ubwo nibwo umusaraba uhinduka imbaraga y'Imana kumwizera. Amen. Kandi ibyo umuntu yabihamya afatanije na Pawulo agira ati, ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Ibi tubona mu rwambere rw'Abanyakorinto 2:12. Ibyanditswe biziranenge hamwe na Mwuka Muziranenge ntabwo bashobora gutandukana. N'umwe. Mwuka Muziranenge ni umwanditsi kandi akaba n'umuhishuzi w'ukuri kwa Bibiliya. Ububasha bw'ibyanditswe buriyongera kandi bukagabanuka mu mibereho yacu bitewe n'uburyo tubana na Mwuka Muziranenge. Iyo ubana na Mwuka Wera, ijambo ry'Imana rihora rigwiriye muri wowe, ariko igihe Mwuka Wera atagira umwanya muri wowe, ntahagire icyicaro, ibya Mwuka bigenda bizimira, ugasanga umuntu byamuvuyemo, ugasanga neza dekada, ahubwo asigaye nisoma ashakisha muri Bibiliya ntamenye iyo riba, ntiyibuke n'igice aho kiba. Yewe ugasanga n'umuntu wari uzi nuko ibitabo bya Bibiliya bikurikirana, itangiriro, kuva, Abarewi, kuba, uko bikurikirana, ugasanga noneho asigaye ashakira itangiriro mu byahishuwe. Yewe Mana yanjye we, kugeza igihe noneho wamubwira Matayo ati urwandiko ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ukabona agiye kurebera muri Zaburi. Mbese ko kera wabishoboraga byagenze bite? Kutabana na Mwuka Wera rero bigenda bituma iby'Imana bigukamukamo, bikageza igihe yewe nibitinda noneho uzayoberwa n'umva, sinzi uko nabivuga, nukugenda utakaza ubushobozi, bikageza igihe ukubona abona barabaye igitambamboga, kandi wari umaze kugeza igihe uba umuntu uhamye. Mwuka Muziranenge ni umwanditsi kandi akaba n'umuhishuzi w'ukuri kwa Bibiliya. Ububasha bw'ibyanditswe buriyongera rwose kandi bukagabanuka mu mibereho yacu bitewe n'uburyo tubana na Mwuka Muziranenge. Niba dufata Bibiliya nk'icyegeranyo cy'ibihamya bisanzwe by'abantu, cyangwa se tukayiha ububasha bushingiye ku buryo twumva iyobora amarangamutima cyangwa uko tubyumvamo, ubwo tuba dukuyeho ububasha bwayo mu mibereho yacu. Nyamara iyo tubona ijwi ry'Imana binyuze mu banditsi, tutitaye ku ntege nke zabo cyangwa ubumuntu bwabo, ibyanditswe biziranenge bihindukira umuyobozi rukumbi mu nyigisho zacu, mu byo twemera, mu kuduhanira gukiranuka no kutwigisha, nk'uko tubibona mu rwandiko 2 rwa Timoteyo 3:16. Urumucyo umurikira isi, ngo bave mu mwijima w'ibyaha, niwo umurikira imitima y'abahabye bagahabuka. Uyu munsi nahangaha dusubikiye, ubutaha tuzarebera hamwe ubugari bw'ububasha bw'ibyanditswe byera. Ndasaba Data twese wo mu ijuru kugira ngo agenderere umuntu wese, agufashe wowe twabanye muri iki cyigisho, kugira ngo Kristo ubwo agiye kugaruka azasange ijambo ry'Imana ryarabaye rwose muri twebwe gitsika umutima, dufite ibyo kudutunga bya Mwuka bihagije. Ibyo nibyo bizatuma tubasha kurwana urugamba ruheruka, tukabasha kuzavuga imyato, tukavuga amacumu turangije urugendo. Imana ikubashishe gukunda ijambo ry'Imana ndetse no kuriha agaciro, kandi ukageranya ibyanditswe n'ibindi. Igihe haramutse habonetsemo ibyo utumva udasobanukiwe, pfuka musenge, Imana yo mu ijuru izagusobanurira. Niko gusenga kwanjye nsabira buri muntu wese ngo Umwuka w'Imana abane nawe, akomeze kumuyobora muri urugendo kugeza ubwo twese tuzambuka amahoro. Niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Amen.